muraho abakurikiye ZI Plus 250 TV show turabasubire cyane. Bagita Fab Easy ndi kumwe n'umuvandimwe nawe yabibwira. Muraho neza, nizere ko mumeze neza abakunzi bacu. Jewe nitwa David. Yego David rero turi kumwe rero umufatanyabikorwa umupatena. Yego ni umufatanyabikorwa wacu Apati muri video tugenda tubanyurizaho nyine. Yego mujya mumubona cyane. David turakwakiriye kuri ZI 250 TV show. n'iby'igiciro kabisa kwa munyakiri abakunda cyane. Ubwo rero hari amakuru menshi nyine udufitiye, watubwira nyine ku makuru dufitiye nyine kuri uno munsi. Njyewe ikintu numvaga nifuza, hari ukuntu kera tukiri abana turi muri za 12 gutyo, udukorwa twa mbere umuntu akora twese tuduhuriyeho abantu muri rusange, kikamutera ubwoba akumva usibye kuva ku isi, akumva nta kindi kintu yakora keretse kuva ku isi. Ukiri umwana bijya bibaho nyine ugasanga umuntu akiri umwana ari inzozi, reka wenda tubivuge mu rugero rw'inzozi, yagize inzozi zimutera ubwoba. Igikorwa by'amafuta abana duhuye, y'amafuti bya bindi basanga nko muri karitsiye abana bahuye ugasanga bari amafuti bakoze ku buryo nyine abateye ubwoba bwo kugira ngo babivuge. Cyangwa se ikintu cya mbere umwanzuro wa mbere wagiye gufata, ukumva umwanzuro ukakaye, ukumva n'umwanzuro usabwa gufatwa n'umuntu w'umugabo, ukumva nyine uwo mwanzuro nutanacamo uri bube daje. Nuko rero ni byinshi nyine, ni byinshi abantu bajya batekereza. Nahise ku bijyanye n'ibyo ngibyo, hari icyaguteye ubwoba, watubwira ari iki? Wakidusangiza nyine, wakidusangiza muri iki kiganiro cyacu. Inshuti zanjye, bantu banjye, ikintu cya mbere cyane ubwoba mu buzima. Yego urabona hari ukuntu iwanyu baba bageze gutya bagateka mukarya. yego iyo mwasoje kurya utahaze, hari ukuntu winyabya ugaca mu gikari ukuntu kugira ngo rero ko twasigaye basubira mu isafuriya, kandi ubizi ko biri munsi ari nk'ibyundi muntu, ari nk'ibyaso, ari nk'ibyundi muntu basigaye kubera wa mururumba n'iki. uzi none iyo baguhamagaye mu izina wajunditse kiriya cyane ngo David ubura uko witaba wajunditse. oya nanjye ako kantu akanyibukije, hari n'igihe wagira gutya bajya kumva araguhamagaye, waba ugiye gukimira ducira vuba cyangwa se cyangwa ukabijuka. kandi nawe noneho ikintu cyababazaga ni uko ubikoze muri ubwo buryo, warangiza mu bundi buryo ukongera kwicuza ushaka kugira ngo ujye kugifata kandi wari wakiriye ugira ngo ugifate, ariko icyo gihe iyo babaga baguhamagaye inzara wahitaga wumva ikiye. oya ntabwo ari cyo nshatse kukubwira. urabibona ko hari ababyeyi baba bakanira cyane, ndababona. noneho ibaze wagaburiye umwana aciye guhinga nyuma, agiye kujya twabyitaga gukora mu nkono, ya ngeso n'imbi. dore hano nari mfite inkovu bigeze no kuzitwika. ababyeyi bahambere bari bakazi barazitwitse, mama yarazifashe nakoze mu bishyimbo zitwike. none urabona kwa gukora mu bishyimbo buri kanya n'iki, ugenda winyabya ukoramo ujundika. ndabizi abantu kenshi tubihuriyeho, kikaba ikigeni niba batabikora. oya mama abikigerega viziyo yaraje urumva ngo gukora ku mwana nk'ubwo baramutse bagufasha uri umubyeyi wakubise nk'umwana mu kizagize ikibazo, hari amategeko aguha. ariko kera bwo nyine wasangaga, ariko byabaga ari byiza kuko byarafashaga cyane. icyo kintu nicyo cya mbere mu buzima cyandera mu bwonko. uzi kuguhamagara wajunditse
ngo David hari inyitabo witabamo agahita yumva n'ikintu uri gukora utarakimubwira ngo gataba ati David wari uri mu biki wari uri mu biki ariko niba wasangaga kenshi ntabwo byakundaga kuba ku bantu. Ikindi kintu cyanteye ubwoba numva nsigaje iby'ijuru gusa isi ngiye kuyivamo ukiri umwana nyiri umwana wari ufite ubwenge bumva mu by'isi ngo hari igihe mani ikintu umuntu akura akiri umwana. ndakubwira hari ikintu ntabya gukora hari ikintu kikubaho ukumva ukibaza ati nyuma y'iki kintu ndibuze kuba ndiriho. Ibyo bintu bibaho example n'ubu ntabwo ari ubwana gusa umuntu ashobora kuza ashaka nko kukwica cyangwa ubibona ko byarangiye ari bukwice ikintu uhita wibaza muri wowe wibaza ati se nyuma y'uko nguko amfatiye nk'icyuma gutya wenda nzongera kubona izuba. Icyo kintu urakibaza. Ikindi kintu cyamabuye kikamabura kikantera n'ubwoba cyane nkajya mbona isi iri kwizengurutsa nkikarageraho ikaza igahita ifata kuko igamfungiraho amaferi. Nari mfite umwana muri karitsiye yo mu rugero uwo mwana iwabo muri karitsiye nibo bari abakire urumva. Noneho hari ukuntu kera iyo umuntu akiri umwana yibwira ngo umuntu agiye gutereta bwa mbere ngo niwe bazabana twakwishuka ngo ntuzakubera umugore niwe uzakubera mama w'abana urumva uba wishuka cyane. Yewe namubwiye ati ndagushaka urumva ngati se umushakira iki umva ariko mfite ubwoba umutima wenda kumva ubwoba ntabwo bwawe kamubwize bro ukuri bro naragiye mbura bombe ebyiri ntabwo umuntu we ukaba duhaye akanya umuntu we yari afite nk'imyaka 6 umva baba cyakeza 6 ahubwo abakiri mutoya we yari afite umwe gutyo kuzamuka. wowe ufite ingahe? Njyewe nari mfite 12 nanjye namusha kamubwize ukuri indobo ya kirazira cyane indobo y'imyaka 12 migisiteri na ubwo nanugarizo muri wanjye cyarakubabaje pakana no umva nkubwize ukuri nimba nzanakibaje ko aho kugira ngo byibaze agasi nzajya mbiganiriza n'umugore wanjye kuko icyo kintu kiri mu bintu byambabaje. Arambwira ati se namutaga kwiye cyangwa yakwiye mukunde uku aragukwashe narindi yigaga mu wa 6 primary urumva arabana yatwaye neza ati cyane cyane iyo nza kugira amahirwe nakomeza gutanga mfite noze degree mba mfite impamyabumenyi iri hejuru cyane. Ambwira ati rero ukunde uku nagukunda kandi sinzi ko byamvamo urumva yarandetse nitegereza ko abakobwa bari bakuru burya babazwe yarahuze ukuntu yambwiye ngo ngende unywa amazi birashira umva nene se ngomba iyo bifashe n'icyo gihe ukakigereranya n'igihe cy'ubwo itandukaniro ubona hagati aho ngaho igihe cya kera n'icyo yarambwiye cya kera icyo gihe yarambwiye yarabanje arambwiye ubu se ngo ukamubaza ubaka akanya uracyari umunyeshuri uracyarerwa n'iwanyu turacyari abana babazi ubwenge turacyari abana ubundi bibaye ngombwa ko wanunga gute ko umugabo ari utunga umugore afata njyewe ndumva njyewe nanjye n'amatafari ntacyo nyine arajyana ngo ngende unywa amazi birashira. Yego ubwo rero nakubazaga ku bijyanye na urabona igihe tugezemo none ahangaha gitandukanye n'icya kera none igihe cya kera n'icyo
myitwarire y'abantu iriho none ni ikiri kubona kiri guhinduka. Revolution irahari nini cyane, nini bitwini hagati y'igihe cyashize n'icy'ubu harimo ubu bishatse kuvuga noneho ubu ushatse wakwigwizaho nyine benshi n'ijana wababa rega akamubwira mu gihe kera wabaga ufite umwe ufite n'ubwoba. ubu ngubu bamaze kwisobanura nyine ntabwo uba urisobanukirwa neza biba biri kuvuga uburyo se wajya kureba umwana w'imyaka nka 10 n'ingahe afite ubwoba bwa kera. tuvuge nyine muri iki gihe turimo umwana ufite imyaka 12 yagira ubwoba bwo gutereta umwana w'imyaka bangana, yamutera indobo nawe akitwara muri ubwo buryo bwawe. Igihe cyarahindutse mbona ari ubwo kabisa nyine oya kwitwara nk'uko ngewe sindi kubaza ku bijyanye n'igihe cya kera n'icyubu n'abana b'iki gihe. wowe iyo urebye muri sanse yawe ya kera ubona nabo bitwara muri iyo sanse y'ubu ngubu. ahubwo bo barandengeje ati igihe cyo kinitanje wowe kigiye n'ubabona n'ubu nabibona wowe n'uguhita banyuzaho vuba. iki gihe cyo njyewe iyo menya nkana umenya iki iyo menya ukavuga iki gihe se cyangwa iki ukaba ufite iyo myaka wagize iki iyo menya cyashatse kuvuga iyo menya singire n'icyo mbiri mu bwonko cyane ubwo story zose bari zose reka mubwira ariko ubu ngubu muri iki gihe ose niyabajije kuba madamu ntabwo yarabama cyangwa muri gukundana n'ubundi mwakomeje mukundana n'ubwo guteye indobo. oya njyewe wese umuvaho iyo nteye indobo ntabwo nyine biba birangiye ma rega biragora kwiyakira ariko iyo umaze kwiyakira sefi reka mubwire cyo kora itandukaniro nabonye ry'iki gihe ry'imyaka tuba tugezemo za 19 gutya iki itandukaniro nuko umaze kumenya icyo ushaka mu buzima intego urumva umajije kumenya ubwenge ko ugomba kubona umukunzi kandi ukamubona ufite icyo umumariye uba waramaze kwisobanukirwa uzi icyo ushaka muri make kandi urimo uragerageza no guhatana nyine guhatana. yego rero abakurikiye ikiganiro cyacu rero ku bijyanye n'ubuzima bwo hanze aha ngaha nubwo twagiye tunyuramo butangaje ku kigero nyine ubona ko mu mpinduka ya kera n'iy'ubu ngubu byagiye bihinduka n'abashaka kugira ngo batugezeho nyine icyo kiganiro dukorane ikiganiro ibitekerezo byabo tuba tubikeneye noneho bo bajya batwandikira baciye kuri comment hasi bakatubwira ubundi tukaba twamusura akaba yatuganiriza ku bijyanye nyine n'ubuzima bwe. yego ubwo rero ikiganiro cyacu ndakeka twaba tukicumbikiye aha ngaha tukaba twazagikomeza ariko umunyarwanda kabisa mu gucumbika no gucumbikira aha ngaha kuko buriya n'ikinyarwanda cyagiye gipfa cyangwa n'ukwanzika noneho aho ngaho rero urandashe kwanzika gucumbika urumva gucumbika ni kuba biri buhagarare nako bisa nkaho bisa nk'ibitujemo gato ariko bizakomeza. urumva ni ikintu kiri cyangwa gituje gihagaze kizakomeza no kwanzika biba birangiye. none se uburekeye kurya ko hanze ku muntu uri gusya kurusyo nyine ari gusya wenda nk'amasaka ibetezi muri komenti n'umuntu mutubwire ikinyarwanda ariko kuvuga ni igishinwa. oya ubu bijyanye n'igihe tugezemo ushobora kuvuga kwanzika bakagira ngo muri burya nk'igiswahili kuko urumva abantu ngo babaye nyine umuntu wamwita Babiloni ni babisi ubwo rero mwakoze cyane kudukurikira. ibindi tuzabikomerezaho ubutaha tuzaba turi kumwe n'umutumirwa wacu tuzawusitinga undi uko mugenda mutwandikira muri komenti twe tuzagenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. kikaba ari n'ikiganiro cyacu cya kabiri
icyo twari twakoze bwa mbere. Ubwo rero ikindi ubwo twaganiraga ku buzima bwawe, kubera ko bwa mbere ubwo twaganiye ku bijyanye no kuva mu Bushinwa no kuva muri China, twari twarababwiye ko tuzaganira ku bijyanye ndavuga ku bijyanye na business ukuntu zigenda zikorwa. Ariko ubutaha twiteguye ko nyine uzaba uhari nyine, tukaba twabiganiraho. Njyewe ndi ready guha show abadukurikira n'abafana bawe. Kubw'uwo mwanya rero waduhaye tuhaye tumushimiye. Imana imuhe umugisha.